Ni impanuka ikomeye ibaye muri aya masaha ya nimugoroba nk'uko nawe uri kugenda ubyibonera. Iyi mpanuka ikaba ibaye nyuma y'imvura yari imaze kugwa, imvura itari nyinshi ariko kandi itari nkeya. Bamwe mu baturage twasanze aha ngaha iyi mpanuka ibereye bakaba bagiye batubwira ko iyi mpanuka yaturutse ku bunyerere bwari buri muri uyu muhanda, ariko kandi njye sinumva ukuntu kaburimbo inyerera. Ubundi mwebwe mukunze gukoresha umuhanda umunsi ku wundi, kaburimbo inyerera ute? Mujye muri komenti mubimbwire mw'abantu mwe, ngende nsobanukirwa neza ibi ngibi kubera ko mba numva bidashoboka, nta nubwo mba ndi kugenda mbyiyumvisha mu matwi yanjye. Ndabizi uri kwibaza uti aha ngaha iyi mpanuka ibereye ni hehe, dore ko iriya modoka twagiye tubona ko ari za zindi zo mu bwoko bwaho, ariko nagiye mbona ari indi kampani. Ngira ngo benshi muri mwebwe mu nteze amatwi izi modoka musanzwe muzizi, ubwo mujye muri komenti nabyo mugende mubimbwira izi modoka ubundi zikorera iyihe kampani. Ubwo ni kuvuga ayo makamyo, kuko nagiye mbona nayo atwara ibintu twavuga ko ari nk'umucanga ndetse n'ibindi bintu bishobora kuba binaremereye muri rusange. Byose rero ndaje mbikugezaho mu kanya, ugenda umenya neza abashobora kuba bahatakarije ubuzima ndetse n'abakomerekeye aha ngaha. Wowe unteze amatwi nta kindi usabwa usibye gukomeza ukabana nanjye tukaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru wamenye neza ibi ngibi uko byagenze. Ngira ngo niba uteze amatwi neza aha ngaha impanuka yabereye n'ubundi ni naho nkiri, kuko nugenda wumva urusaku rw'ibindi binyabiziga biri inyuma yanjye cyangwa se abandi bantu baraza kuba bavugira muri iyi nkuru, ntibize gutuma udakomeza kuntega amatwi. Ariko kandi ndacyabwira wa wundi ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel rwo bwa mbere gukora subscribe cyangwa se abone, kugira ngo tujye turushaho kubana muri aya makuru. Ubwo nawe aba yagiye muri wa mubare wa babandi badukurikira umunsi ku wundi. Kandi nongere nkubwire ko Imana iguha umugisha iyo wakoze igikorwa nk'icyo. Ndacyashimira namwe mwarangije kubikora, muraba kadasohoka kuri twebwe kandi murajya mugenda mubona inyungu nyinshi zo kubana natwe. Komeza ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Yes, nkuko natangiye mbikubwira ni impanuka ibaye muri aya masaha ya nimugoroba ubwo imvura yari imaje kugwa, ariko kandi iyi mvura nubwo iri kugenda igwa itunguranye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo na Meteo Rwanda cyangwa se abashinzwe iby'iteganyagihe baba bagiye babitangaza mbere yuko ibi ngibi biba. Rero niba ukunda gukurikira itangazamakuru cyangwa se ukunda kugenda utega amatwi ibyo by'iteganyagihe nyine biba byagiye bisohoka cyangwa bisohokera mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ibyaba byiza ugiye wubahiriza ibyo baba bagiye bagusaba gukora, kubera ko baba bagiye babibona nyine bakoresheje bya byuma byabo by'ikoranabuhanga, kuko inshuro nyinshi mugenda mubibona ko bahuza nabyo inshuro nyinshi. Twagenda tuvuga ko ari nka 80%, kuko ibyo bagenda bavuga nta munsi natwe tutagenda tubibona. Nizera ko wese umenya ko nagarutse muri aya makuru. Aya makuru agezweho ni amakuru aba atakwiye kugucika, kuko ni ingenzi kuri wowe. Ariko kandi reka nongere mbwire wa wundi ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel bwa mbere gukora sabone cyangwa subscribe bitewe nuko byita, ariko kandi ankundire akore no kuri kara kantu kinsagera kugira ngo ajye yakira notification buri ko twauploadinze inkuru. Reka mwese mbasuhuza abatuye mu ntara y'Amajyaruguru, abatuye mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, mwese ndabaha ikaze kandi mbabwira ko mbakunda, by'umwihariko namwe duhorana muri uyu mujyi wa Kigali. Ndabasuhuje kandi mbafite ku mutima. Reka nizere ko aya makuru mwese tugiye kugenda tuyabanamo, nkagenda nkusobanurira ibi ngibi byose uko byagenze, ariko kandi ntabwo nirengagije abadiaspora batuye ku mugabane wa Afurika n'abatuye ku mugabane w'Uburayi. Mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Murabizi ko mbakunda, mwese mbahoza ku mutima. Ndacyabibuza ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya nta handi uzigera uyakura usibye kuri iyi miyoboro wa YouTube channel. Bwo mba nkubwira ngo ni Sharire, ubwo ndi kuvuga channel yitwa Sharire OG TV, nanjye ukagera unyumva kuri izi mikoro amanywa na nijoro. Sinzigera nkutenguha habe na gato, kuko imvura yabigwa,
izuba ryaba riva, mu mbeho nyinshi, mu muyaga, mu nkuba, mu mirabyo mba mpari. Nta kintu na kimwe gishobora gutuma ntabagerezaho amakuru ku gihe. Bityo rero ngaho nkundira ubane nanjye, wongere volumeho gatoya, ngende nkubwira iby'iyi mpanuka, ugenda usobanukirwa neza aho iyi mpanuka ibereye, ndetse tugende turebera hamwe niba hari abantu bashobora kuba bahatakarije ubuzima, ndetse n'abakomerekeye tugende tumenya ngo ni bande, kuko nicyo kintu kiba cyanzanye kuri izi mikoro, aba ari ukugenda nkusobanurira ibi byose kugira ngo utabashije kugera ahangaha usobanukirwe nyirabayazana w'iyi mpanuka. Nabikubwiye neza ko iriya modoka ari iyo mu bwoko bwa hoho, reka njyewe nyite gutyo kuko nagiye mbona ziyingayingana, nubwo nabonye iyi ngiyi ikorera indi kampani. Ngira ngo izi modoka abantu mwinshi mu nteze amatwi ntabwo ari ubwa mbere mwaba muzibonye, mujya muri komenti mumbwire ngo zikorera iyihe kampani. Iyi modoka rero ikaba yakubitanye na za modoka dukunze kwita KBS zikorera ahantu henshi hagiye hatandukanye, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Kigali. Ubwo rumvikana ko impanuka nta handi ibereye, ni aha mu mujyi wa Kigali. Reka rero ngende nkumara amatsiko nkubwire ko ari ahangaha mu karere ka Gasabo, ahangaha kandi ni hahandi neza ukiva Nyacyonga werekeza Kigali, cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Ubwo birumvikana iyi modoka bikubitanye ya iyi ngiyi n'ubundi nakubwiye ko ari zimwe za KBS musanzwe muzi, yerekezaga ahangaha Nyacyonga. Iyo yindi nayo yateraga rivasi ishaka guhindura icyerekezo, ngo nabwo igikubise bitewe n'iki, k'abaturage bo batubwiye ko ngo ari ubunyereri bw'iyi mihanda, ngo ari uko iyi mvura n'ubundi ngo yaje kuba izambya ibintu. Ubundi wowe ukurikije uko ibi ngibi ndi kugenda mbikubwira, nk'uko uri kugenda wumva byagiye bigenda, ubundi koko ni umuhanda wanyereye, cyangwa nuko ubundi ni kwa kundi dusanzwe tumenyereye ko izi modoka nini nazo zisanzwe zikora amarorerwa, cyane ko twagiye tubona ko abashoferi bazo nyine nabo usanga inshuro nyinshi ngo bagenda babigiramo uruhare. Gusa humura, reka byose nyine nanabikugezaho ugende wumva nibyo nagiye nganira n'abaturage baraha, yewe n'ibyo polisi yagiye yemeza ku bigendanye n'iyi mpanuka. Humura, ndacyari kuri izi mikoro, nturambirwe, kandi ntekereza ko akariko kanya keza ko kubikugezaho byose. Nk'uko nanjye rero nagiye mbyirebereshereza ijisho ryanjye nk'umunyamakuru, nagiye mbona ko ahanini nyine ubwo wenda ikibazo cyaturutse kuri uyu mushoferi wari utwaye iyi kamyo, aho ubwo basiganiraga kugenda bagera gute banyura muri uyu muhanda. Ubwo wari utwaye iyo modoka ya KBS yakomezaga yesisita cyangwa se aforusa ashaka inzira, undi nawe akamwereka ko akiri gukata, nibwo ubwo nyine uwo nguwo yakomeje yigira imbere, uwo wakataga nawe birangira agize ute, atikuye iyo modoka imbere rwose, arayitikura ku buryo ubona itikuranye umujinya, aho abantu benshi bagiye bavuga ko bidakwiye. Abandi ubwo bari bakigera ahangaha bati ubanza ari iyi mvura ibiteye, ni ibintu byateye ambutiyaje bikamara umwanya munini, nyine bamwe bakibisiganira, kubera ko polisi ntabwo yari yakahageje, kuko nayo ihageze mu kanya, aho yabanje gushakira ibi binyabiziga bindi inzira, kuko wabonaga ko ahangaha habaye ambutiyaje, hari umurongo munini w'imodoka, wabonaga ko polisi ihita hagera, ku buryo ahangaha rwose byari kugera mu masaha y'igicuku, ubona ambutiyaje ikiri ambutiyaje, kuko ahangaha rwari rwabuze gicaho uyu mushoferi w'iyi kamyo yari arimo asigana n'uwo nguwo wa KBS, aho umwe yavugaga ati ibi ngibi ukoze ni ukumuhohotera bari bari muri KBS, ati nyamara muri kudukereza byo muri gupfa, ntabwo twebwe twakabaye victime yabyo, kubera ko twebwe twateze dushaka kugera aho tugiye kare, none dore mwebwe muri kugenda musiganira ibintu ubwanyu mubona ko byakagombye kuba bikemukira hagati yanyu. Ariko umwe aravuga ati ntabwo uva ahangaha polisi nize ipime, undi ati nawe ati ibi ngibi ukoze ni ukumfungana umutwe, kandi nyamara nshobora kugutsindana n'abo ngabo bose utwaye, ari nabyo byaje gutuma polisi ihita igera ahangaha, cyane ko bari bayihamagaje, hakabaho gutegereza umwanya utari munini ariko kandi utari na muto, kuko ibi ngibi byamaze nk'iminota igera ku 10, ubona ko
ambutiyaje ikiri ambutiyaje, ubwo polisi ntabwo yari yakageje, ariko mu kuhagera ibi ngibi ntekereza ko byaje gukemuka ku bw'amahirwe. Nta wahatakarije ubuzima cyangwa se ngo ahakomerekeye, ku buryo twabona ko ibintu biri garave. N'uwakomerekeye ahangaha ni babandi bari bicaye hahandi, kubera ko izi KBS murabizi ko ziba zihagazemo abantu ku bw'umwanya muto w'izi modoka. Ubwo birumvikana nibwo abakomeretse bahise bajyanwa ahangaha ku bitaro bya Muhima, bakaba bari kwitabwaho ariko ku buryo ubona bitari garave. Bivuze ngo baraza no kurara batashye. Byumvikane ko iyi mpanuka nubwo yabaye nyine ntabwo yari impanuka ikanganye cyane, ariko kandi nanone yaje guteza ibibazo. Navuga ko byabaye ibibazo koko, ku buryo wabonaga hari hajemo n'imirwano ku bashoferi bombi, ari uwari utwaye iyi kamyo ndetse n'uwari utwaye iyo KBS. Aho polisi yagiye babwira amagambo agira ati mukwiye kujya mwumvikana, kubera ko nimwe mukoresha umuhanda umunsi ku wundi, nta muntu n'umwe ukwiye kubangamira undi mu gukoresha umuhanda cyangwa se mu kugenda cyangwa banagenderanira mu muhanda. Ngaho nguko ubwo nizere ko wari uneze amatwi usobanukiwe neza ahangaha ahariho nuko impanuka yagenze ndetse n'icyateye iyi mpanuka muri rusange. Ndagushimiye twatangiranye iyi nkuru nkubwira ngo wakoze, Imana iguhe umugisha, kandi tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere. Mbivuga kuri mikoro, nitwa Charles OG. Asante sana.